ahantu nashaka gutwika ubundi njyewe hari mu Rwanda, ntabwo nashaka gutwika Uganda. niyo mpamvu nyine washakaga hano hamahama. Nashakaga mu rugo iwacu, ariko nkavuga ati ibintu nkora abanyarwanda babibonye. Reka mbigusabe kino kintu kandi mbigusabire live. Urashona cyane, tangira uhereze content abanyarwanda nke, ugaburire Canada. Mbahereza iki? Content nkeya hano mu Rwanda, wowe ugaburire Canada. Ndashaka aho ngaho harebe kwa singwa imyaka 2 sha umubwire wenda Imana nibikinije ubugingo, uzahita ushimira, kubera yuko nufata aho ngaho abantu baho population yabo kayifata nyine ukayifata tu, uzashiduka. Uzahita ubona nyine ibyiza byo kuburi gukundwa n'umuzungu no gukundwa n'umunyafrika. Ibyo tandukaniro uzaribona ku bijyanye n'amarangamutima. Gukundwa n'umuzungu no gukundwa n'umunyafrika, amarangamutima très important. Bijyanye n'amarangamutima. Kori the magic uramuzi? Ni abantu ugomba kumenya ya manu. Ni Kori the magic, bamwita Kori the magic. Ameze nka General mu Burundi, ariko we ni umuproducer, yakoze indirimbo z'abarundi zose, abigisha kuproducinga. Bari ba producer y'u Burundi bose niwe yabigisha guproducinga i Burundi. Nkuko ubona General yakoze indirimbo zabo bose, ziriya mahiti yose, ziriya n'indirimbo za General akorera amafaranga make ariko agakora ibikorwa byiza. So urumva niyo mpamvu ari abantu tuba tugomba kubaha nk'uyu Kori the magic. Ni umuntu urebye cyane w'u Burundi, ariko yavuyeyo. Niyo mpamvu ubona industry yanaguye y'u Burundi, kubera Kori the magic yavuyeyo. Amahiti yacaga mu ntoki ze. Ubwo rero niba ari umuproducer nzamumenya pe, kubera yuko hano muri Canada nyine muzahita mukorana ball. Nuza hano muri Canada muzahita mukorana ball very soon, kandi ushobora kuza kubera ibintu tuba tubikurikiranira hafi. none se ko mana yanjye ibirenge byanjye bitarimo supaguru. Mu birenge bitarimo ngo bikandagira i Kigali gusa. Ibirenge byanjye ntabwo bikandagiye hano. Ba bantu banyarwanda kugira ngo kugira ngo yamanu yongera ririmbe, gitari yayishyize ku ruhande. Tugomba kariya kaboro kafite 800 kagomba gukwira 1000, afata gitari turirimbe Kabucura. Kariya gakoga rero Kabucura kari muri video. Kariya gakobwa nanjye ninde Kigali, ndashaka ko turi kwakwana. Ni umukire. Umukire cyane. Ubwo yaguhaye amafaranga, niwe amaze iminsi muri Kongo. Oya, umukire cyane, no tureke n'ibyo, ni umukire pe. Abantu mwo murabikora neza kugira ngo yamanu yongere kuririmba, mugeze hariya, mugeze 1000, afate gitari yongere. Harabura ko 200, afate gitari, mutange. N'ubundi mugiye gutanga gift ku bantu ntazi ibyo bakora. Osimarito ndagufana. Osimarito nindo? Osimarito sinzi ibintu akora. Naramukundaga ariko Osimarito uramuzi? Osimarito bavuga ariko ko nawe umwipe. Ni umuntu nawe kabisa, ngo nabavyeyi agira. Babahungu bahise buzuza 1000 ntabwo bakina. Sese kwitinga ugire ngo barenze. Kori the magic aje afite umujinya munini cyane. Ahise yuzuza 1000. Aje yuzuza 1000, mfata gitari, reka ntutubeshe. Mfate gitari. Sifa we. Reka mwatenga indirimbo se. Ari indirimbo yaka kuzasohora. Ejo. Cyangwa ejo ya yindi. Ya yindi nkunda. Yego.
kubitamo akarofure bakunda. Abantu badukurikiye mumbabarire, abantu badukurikiye hano nagiye mbumvisha amamelodi ya mpana arenze, noneho ndashaka kubakubitiremo akarofure bumva ko kamelodi kuri iyo refure yonyine. Simari ndi mu rukundo ndi mu nzozi hahora unjyana nihungana icyakwereka uko rungana. Simari ndi mu rukundo ndi mu nzozi hahora unjyana nihungana icyakwereka uko rungana. buretse gato nk'iririmbire. Simari ndi mu rukundo ndi mu nzozi aho rujyana nihongana icyakwero kuko rungana. Icyakwereka uko rungana. Simari ndi mu rukundo ndi mu nzozi aho rujyana nihongana icyakwere kuko rungana. Urumva ariko iyo melodi muba muyumva Uko rungana. Tureke na uzima tubikunda. Na magambo uri kuvuga. Na magambo nayo ubwawe uri kuvuga nyine bari amagambo. imyandikire yawe mani ni très sérieux, très important. Like uvuga umuntu uri muramuganiriza. Iyo ndirimbo nari nicaye ahantu ndi njyenyine maze kuva kuri phone kuvugana n'umuntu ita numva binjemo kandi nayiririmbye ndi kurira. Urayifiringa iriya ball urayifiringa. Ndavuga ati indirimbo injemo wagira ngo na nyine ushobora kuyikubita yose cyangwa wapi? reka nyikubite yose. Ikibazo bano bantu se bayipostinga ndabamara ndabakubita kuri hiti z'ubusazi. Oya ntacyo nakubiza kuvayo neza. Byatangiye ari njye wishyira urubanza amaramo intege nke zanjye atangira kunyica kwaje. Byatangiye ari we wishyira urubanza mumaramo intege nke ziwe bitangira kugenda kwaje. Baby no wala nubundi nje sinara simarara I love you baby nje nzi kwagala simari ndi mu rukundo ndi mu nzozi aho runjyana nihongana icyakwereka uko rungana. Simari aho runjyana nihongana icyakwereka uko rungana. Yambereye umuraza mwiza mutima wanjye wamutuza namutwariye amabanga. Yambereye umuraza mwiza mutima wanjye wamutuza namutwariye amabanga. Simari ndi mu rukundo ndi mu nzozi rungana icyakwiriye kuko rungana. Ejo murapfa aba bana reka nkwereke ikintu cyongeye kuyisora ari odi. Ngiye kuyisora ari odi. Nushaka kuyisora ari audio uyite hanze, imyandikire yawe ntabwo bayitegura. Uri kunindira pe. Uri kunindira. Kandi uzi ukuntu iyo nasohoye indirimbo mba nishimye iba yamvuye mu mutwe. Buri indirimbo nasohoye ndanazibagirwa. Ndavuga ngo cyagiye.
kigende kimve mu mutwe. tukikuraho ngo Agira abanyarwanda nyine umuraza mwiza akora kumva ahantu nsoreza, wumvishije ahantu nsoreza, yambereye umuraza mwiza, mutima wanjye uhamutuza, namutwariye amabanga. Urumva ikintu cyandaruye? Cyangwa sobanukirwa indirimbo gisobanura. Urumva ahantu nahereye ngo byatangiye ari njye nyir'ububasha, kwa kundi utangira nyine wigize akagabo, bandika njyewe ntabwo nagukunda, nawe akakubwira ati reka nga nkawe bikarangira yagukunze nawe wamukunze. Icyo kintu gake agasigara yicara, yakicara akagukumbura kabiri, agahita avuga ati yamani ubu ngubu ko wabaye umusitari wa danje, uzabona umwanya wo kwicara uhimba indirimbo nk'izo nziza z'umwimerere. ndi umuntu mwiza muri byose, byiza bimporaho, ibibi kuri njyewe aba ari ibyiza imbere y'amaso y'Imana, kubera kunkunda kwayo. Ariko bijya kintu icyo ndimo ndacumba yamano nicyo ndimo ndatinya ko ushobora kubura ibintu wandika, kubera ko ubundi ikintu kiba ku bahanzi, kandi aribwo ndi kugira ndi kubinyoza, none amaso yanjye ari kubona byinshi. reka uri kubimyoza, ndi kuba urimo urajya ngo ndi kuvuga ati n'umuntu ungana gutya bimubaho. umva kabucura wayanditse uturutse kuki? Kabucura njyewe nigeze gukundana n'umukobwa ari bucura nanjye ndi bucura, najya njya kumwereka mu rugo, mama wanjye agenda kunyica. mama wadashobora kwera, najya kunyereka ni wowe, bakavuga ati umva turakwica. Niko bijya kintu icyo ndimo ndacumba birangira nyine tubigize ibanga, turashwana ariko tubigira ibanga. Niko byose icyo kintu ndimo ndacumba. icyo umutima ushaka uragigira ukagisanga, nacyo kikaza. icyo umutima ushaka uragigira ukagisanga, nacyo kikaza. icyo gihe uba wuzuwe sha. uzi kubona umuntu uza mu buzima bwawe, ibyawe byose akabishima, akanakwatsa, icyo gihe uba ukunzwe sha. ibyo umubwira byose nta ribi, ibyo umubitsa byose atabivuga, kuko yakugiriye icyizere. ibyo umubwira byose nta ribi, ibyo umubitsa byose ntabivuga, yabigize ibyizerwa, ankura mu bwibone, yabigize ibanga, kuko ntawe utwumva, yangiriye ibanga, afite ukunda byumva. ikintu ndimo ndacyumva, yabigize ibanga kuko ntawe utwumva, afite ukundi kuntu abyumva. bitandukanye na bya bindi mama we yamubwiraga n'ibyo mama wanjye yambwira. ndetse ko uhisha umunwa, uzi ko wavuga n'ibigucura.
Yabikumbura. Eh? Yabikumbura. Utumye ubikumbura. Bikurira. Aho hari umuntu uteta. Numva nishakira mamaye. Urimo wishakira mamaye. Mwenye uri igitesi. Nishakira mamaye pe. Wakumbuye mamaye. Mamaye. Hano kure arimo arashona kuri rero ni umunyamuziki nkawe. Ababizi biya babyumva. Ari kumva icyo kintu. Icyo kintu ndimo nacyumva. Kubita Ejo twari mu kabari, reka gutere story. Ejo twari turi mu kabari ariko naboneye story nanone mabonera ibintu. Nahumviye story nanone mabonera ibintu. Bwa mbere papa cyangwa yarabwiye ngo iyo telefone ivuyeho. Iyo telefone ya yampani ivuyeho amushuha. Uyu Simoni ya Frere. Uyu Simoni. Oya. Ntabwo ari Moni ya Frere. Dumba umuhanzi witwa Bright uramuzi. Njyewe ntabwo ngenda nashakisha abahanzi, ubundi umuhanzi agomba nagarutse reka ngushireho. Ntabwo ngenda nshakisha abahanzi, ubu ibintu byawe bigomba kunsanga. Ntabwo ngenda mbiruka inyuma, bigomba kunsanga kandi bikaza biri full package, ari biremereye. Nabonye mujya munandakarira, muzarakara mu mihekenya n'amabuye muyahekenye kabisa. ese zumba nkubaza ikibazo. Mbaza sha. Wesh. Mfite? Dumba niwe ukwiye gusenga. Urumva? Nukubwira ngo ufite umugore ntago wamubwira umukobwa wawe uzi ukunda. Byaba ngombwa ukamubwira ko ukimukunda. Hari ukuntu uwo wasifa ntabwo wamubwira ko ukimukunda. Ngo rero uruvuga atari ko se koko niba afite umugore wese, ufite umugabo we nanjye afite umugore wawe wowe pe. Ariko nkubwije ukuri naramukunze, ndacyamukunda nubwo namwe hamwe ukankunda. Nagikije uwo murundi kazi nabyumva. kandi ngozweho sha. So murundi kazi ari iwabo. yarataye. Yahoze hasi. ngo wigeze kumubika mu rugo iwawe. Njye nta makuru angeraho nicaye. Namusuye iwabo ni na mama we wafashe ya video washyize hanze. Ya makuru angeraho akambwira ati yamanu karundi kazi yakabitse mu rugo iwawe, noneho mbona ko gakunda hiti kubi. Nako gakunda hiti kubi ngo kandi ngo kwera basohokana nako n'ibindi no muri kazi karavuga ati barimo bararirimba njyewe ngo kahita kiruka kavi iwabo kaza gucumbika iwawe ngo nawe kwa kundika ngo kazajya ubwira abantu uyu niwo murundi kazi naririmba kakaguhiye ngo kakaguhiye turu mbone urundi kazi ari turu ya kabiri. Nine murundi naririmbaga. Ngo karaje gukavu iwabo ngo kaza gacumbika iwabo ngo bashiki bajya babinza ngo kazajya ukareba ngo uyu murundi kazi naririmbaga. Ewana bum gakubita ku mutwe ngo uyu murundi kazi bagombaga ntabwo uvuga atari yanansura kubera ko nimutse vuba, ntabwo nari naroganiza n'ibintu kumva. Ariko njyewe nari namusuye iwabo. Tubura ukuntu twifotoza, duhereza mama we telefone ngo abe ari we dufotora. Mama wazi ko musohokana rero. Kandi yaranadufashe ya video turi gusomana. Niwe nyina wayifashe.
bamuguhaye ku mugaragaro. Nico nkundira hiti kurisha n'ibyo utakabaye urya. ngo papa cyangwa yamurijije akabenzi ari umuyehova ariko papa cyangwa Papa cyangwa se ariko papa kwa ntakunda atarya akabenzi. Papa cyangwa ni inshuti ya Roki kandi Roki akunda akabenzi kubi. ntabwo akikarya umuze akarya bwa mbere nibwo yarahuye na Roki inshuro ebyiri nyine bakamubwira tumva ngo nuhure na ba Roki nyine ubasabe promotion kuko ngo papa cyangwa yari amaze iminsi yiruka nyine kuri Roki ati Roki aranga basanga ngo papa cyangwa nubwo yaraziga akabenzi n'icyo ahubwo ngo yarariye ararya arangije yumva inyama ari kurya nta magufa arimo baravuga ati ariko se mu mutima nyine izi nyama zitabamo amagufa ni inyama arangije akubita agatoki ku kandi aravuga ati mama wanjye niyongera guteka inyama zirimo amagufa tuzabipfa zitarimo n'igitoki. hari umugabo yanwaye ahantu aransora mani banzanira akabenzi ariko nabanje kubabwira ati njye sindya ingurube. Noneho ibintu bya hano by'abazungu bafite ukuntu bavuga ngo sinzi ngo ribs, akivugisha ribs navuge ribs ziki. Ribs nyine ni intuza babyita gute ibiboro ababyita gute. Izi boro zano bazita ribs mu Cyongereza. Ni ukuvuga ko iyo bavuze ribs bagiye kuziguha ntabwo bavuga ribs ngo niba ari zinka niba ari zinkoko baravuga ribs gusa ariko bakazana ribs z'ingurube. Imbavu, thank you imbavu. Urumva banzanira imbavu z'ingurube man. Nyine reka turangirize iyo nkuru wenda ukomereze yawe ikintu cyansekeje rero papa cyangwa reka ngo arafata mwegere Kaboy amubwira ati ngo ni muri bya bihe bya kera arafata Kaboy akiri muri game arangije aramubwira ati kugira ngo rero barukubemeze urabagurira kandi kabenzi papa cyangwa ahita avuga ati nta kabenzi ngo nibwo bwa mbere yari ari akabenzi kuko iwabo ni abahamyi ba Yehova ariko icyo kintu papa cyangwa ni abahamya ba Yehova ngo yagiye ngo yahise ajya ku masikariye ngo yararutse araruka bakajya bagira ngo yasinze kumbi ngo yari aramu narabuze ati bamuhungu papa cyangwa agira inkuru zisekeje uzi ko papa cyangwa amazi tutari bwabonane. Papa cyangwa ntabwo akunda kwisanzura ariko nyine yakwisanzura nyine akakwisanzura. Ubwo rero nari ndi kumubwira ahantu tuziranye we yari azi ko ngo tuziranye dukorana ngo mwibutsa ko mu myaka 5 ishize ahantu twahuriye kiramurenga. Icyo gihe twanakoranye indirimbo mu myaka 5 ishize. Aravuga ni wowe ndabwira ati ninjye tiye baba ni wowe ninjye kuko Deja indirimbo mwakoranye na papa ntabwo ari indirimbo ya mbere mwakoranye ngo mwarakoranye iyindi ndirimbo atanakwibuka atananyibuka ko ari njye nyine y'amano. Icyo gihe ntabwo nitwaga y'amano nari agapeti nyine kadana nyine ariko gashona. Urumva niba yaraje muri studio akansanga muri studio uwo munsi nubwo naje kari bwo yahuye na Roki kuko umunsi bahura na Roki nari mpari baramubaje ngo witwa ngo iki ahita ngo nitwa papa cyangwa ngo ndagaswingingi Roki witwa papa none se ufite umwana witwa cyangwa ngo yego ngo ufite umugore ariko ngo ufite n'umwana witwa ngo cyangwa none se kuri akana ngo yamugore kandi yari ari kubafera nyine ngo yari afite ubwoba n'ejo nibwo yabisobanuriye nyine yari afite ubwoba bivuga ngo kubasobanurira ukuntu yitwa papa cyangwa atarabona abihera. Mwese rero nibwo twari kodinganya iyo ndirimbo bayita umugisha
urayibuka se? Oye bayita igihe nari mvuze dufitanye nyine rega papa cyangwa tumaze kugirana indirimbo 3 hari indi iri kuri YouTube itari kuri channel zacu yitwa Umugisha indirimbo nziza ngo nyine yitwaga Igihe none reba ijyana reba hano igihe kiduhurije nyine urayibuka cyangwa nayo wibuka? ayo nibuka cyangwa nimbi menya ari kibi ntago ari mbi urumva twari twavose ubwo ahantu twahuriye urahazi studio yaranasenyutse Touch Record ngo none se Rocky yaraje gukora iki muri studio? Rocky yaraje gukora iki muri studio? yarari muri genge ya ba Mr Kagame na ba Bruce Melody na ba Junior Giti ntago uzi iyo genge ko yigeze kubaho se? Nzi ko Rocky ari inshuti cyane ya Bruce na Mr Kagame. Baragendanaga rero Mr Kagame yakoreraga ku producer witwa Evidex Nyamirambo kuri Touch Record. niyo bari baje gukorana rero twari barakoranye indirimbo yitwa Ifoto bona Dani Vumbi arashaka kwamamara sasa suyizi arashaka ifoto Mr Kagame na Dani Vumbi muri ibyo bihe nyine tu ndayibona rero niyo bahuriye urumva